Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data, ngiye basuza ni Pasiteri Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo imbuto z'umwuka wera, ariko cyane cyane tuvuye ku rubuto rw'ibyishimo. Reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22. Haragira hati: ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. Pawulo arakomeza akavuga n'izindi zirimo kugwa neza no kwirinda, akavuga ko ibyo nta mategeko abihana. Aha rero twe turavuga ku rubuto rwitwa ibyishimo. Dutangiye tuvuga ngo ubundi ibyishimo ari ijambo riva ku nshinga kwishima. Mu by'ukuri kuri twe nk'abakristo bitubwiye iki? Aha Bibiliya itweretse ko ibyishimo ari urubuto. Urubuto bivuga icyo Imana idutegerezamo iyo tumaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, n'umusaruro Imana idutegerezamo, n'umumaro Imana idutegerezamo iyo tumaze kuba abana bayo. Ihora idushakamo kuba abantu bishimye, tukabaho twishimye. Umukristo rero ubaho ubuzima butishimye aba ari umukristo udasohoza icyo Imana imutegerejemo, utari gukora icyo Imana imwifuzamo. Hari impamvu nyinshi zishobora kumubuza kubishobora, wenda tukaza kuzireba mu gihe kiri imbere. Ariko tubonye ko hano ibyishimo ari urubuto buri mukristo wizeye agomba kwera akimara kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Nanone dusonye mu Bafilipi, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 n'umurongo wa 4, aho ngo dusanga Pawulo avuga ati: ndongeye kubibabwira ni mwishime. Ibyishimo rero hano tukabona usibye kuba urubuto, ahubwo ni n'umuhamagaro, ni n'ibyo duhamagarirwa. Turahamagarirwa guhora twishimye nk'inshingano. Umukristo agomba kugaragaza ibyishimo kuba mureba, kuba mwegera, kugira ngo ibyishimo bye bifashe n'abandi mu by'ukuri kwishima, ntabe umuntu wijimye. Aha turayibona nk'umuhamagaro duhamagarirwa mu Bafilipi 4 umurongo wa 4. Hanyuma mu buzima bwo mu isi hari impamvu zijya zituma ibi byishimo byacu bikendera cyangwa bibura. Iyo turebye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi 55 uhereye ku murongo wa 6 ugakomeza, Dawidi wari usanzwe uzwiho kubyinira Imana, gucuranga, gutaraka, kubyina. Hari n'amakorasi menshi, indirimbo nyinshi tujya turirimba zo guhimbaza tuzitirira Dawidi. Twati Dawidi yaratambye atambira Imana, ngo natwe turatamba dutambira Yesu. Ngo nkuko Dawidi yaririmbye, ngo natwe Dawidi hari indirimbo nyinshi tugenda turirimbira Imana, hari imbyino nyinshi tugenda tubyinira Imana, ariko tuzitirira Dawidi kuko mu mpano ze Dawidi harimo ikintu bita kuririmbira Imana no kuyibyinira, ariko cyane cyane akarangwa n'urwo rubuto rw'umwuka wera rwitwa
ibyishimo. Hari igihe yigeze kujya abyina kugeza naho imyenda ye isa nk'ayenda kuvamo. Umugore we witwa Mikali arabimunegurira, aramubwira ati se umwami ko wari umupfasoni, uyu munsi ukaba umeze nk'aho wikoze isoni imbere y'abagaragu bawe, aho ntibazakubahuka? Dawidi nta kindi yaziraga, nuko we yabyiniraga Imana, yabaga yuzuye ibyishimo. Ibindi by'uko yari umwami ubyinira imbere y'abagaragu ntabwo yabaga akibyibuka. Dawidi rero icyamuzaga ibyishimo cyose kuri we yumvaga kimubangamiye. Aho rero muri Zaburi 55 aragaragara, ari avuga ati ngewe nza ko mbishoboye rwose nahunga nkajya kure cyane, nkajya ahantu hatazaba ibintu bimbabaza bimbuza kwishima. Ni ukuvuga ngo Dawidi ubuzima bwe bwari ukwishima, ku buryo ikintu cyose cyajya kukumira cyangwa se kuburizamo ibyo byishimo bye mu Mana. Aha Dawidi aragaragara ntiyavuga ko yagihunga akakigendera kure. Reka tuvuge rero ngo kwishima bimaze iki? Ibyishimo kuri twebwe mu by'ukuri no mu buzima busanzwe, ubundi kwishima bimaze iki? Kwishima ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese, atari n'umukristo gusa, kuko gutuma umuntu yihanganira imvune zindi. Kwishima bituma umuntu yihanganira ibindi bibazo. Uramutse uvuganye n'umumama wabyaye akajya kugisa agatwita, aramutse atakubwiye ibyishimo agira iyo abonye umwana we ari muto, iyo abonye umwana we kambakamba, iyo arebye umwana we agenda, iyo arebye umwana we gukora utuntu tudufuta imbere ye, akakubwira ko ibyo ntacyo bimubwiye, nta byishimo bibonamo, yewe yakubwira ko no gutwita no kujya kugisa ntacyo byaba bimaze. Ariko ibyishimo umubyeyi agira ku mwana we, ibyishimo umwana atera umubyeyi we, nibyo bituma umubyeyi yifuza umwana, nibyo bituma umubyeyi akenera umwana. Imana ishimwe. Natwe ibyishimo tubona mu Mana nibyo bituma tuyikenera. Igihe kimwe Yesu yigeze kubwira abigishwa be, ari avuga amagambo akomeye ajyanye no kurya umubiri we no kunywa amaraso ye. Abigishwa bumva nyinshi zikomeye benda kumuvaho. Yesu aravuga ati se namwe murashaka kumvaho? Petero aramusubiza ati mbega twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Haleluya. Mbega twakuvaho tukajya he? Ko ari ufite amagambo y'ubugingo adukiza. Mbega twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe ufite umutima udutera imbaraga. Mbega twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe ufite amazi atumara inyota. Mbega twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe tuboneramo ibyishimo n'amahoro n'umunezero. Rero ibyishimo tubonera muri Yesu nibyo bituma natwe tumugumaho. Yesu ashimwe cyane. Abagabo ba Emausi igihe kimwe baje kuvuga ukuntu Yesu yababonekeye bari mu nzira bagenda, none Yesu amaze gutandukana nabo, baratse wumvaga imitima yacu ukuntu yari ikeye ubwo twari turi kumwe nawe. Ibyo byishimo, uwo munezero, ayo mahoro tuba twumva iyo turi muri Yesu, tuba twumva iyo turimo turamukorera nk'uko bikwiriye, ibyo nibyo bituma ubukristo bwacu bubaho mu by'ukuri bukomeye. Hanyuma ibyishimo biterwa n'iki rero? Mu by'ukuri ndavuga mu bintu bibiri. Icya mbere, bishobora guterwa n'ibikorwa abandi badukoreye, ariko bene ibyo byishimo biterwa n'ibikorwa abandi badukoreye bikunze kuboneka gake, kuko hari igihe bene ibikorwa bahitamo kutabikora cyangwa bakabikora bakererewe. Ariko ahandi ibyishimo bituruka ni twebwe ubwacu, kuko turi imbere y'Imana twejejwe, imitima yacu itaducira imanza, kandi tuvuga twakoze uruhare rwacu kubitureba imbere y'Imana no kubitureba imbere abagenzi bacu. Ibyishimo rero bituruka kuri twebwe kugira imitima itaducira imanza, kubera ko twakoze inshingano zacu imbere y'Imana, kandi twakoze inshingano zacu imbere ya bene data n'abagenzi bacu. Ibyo byishimo twebwe ubwacu tugiramo uruhare, mu by'ukuri nibyo byishimo abantu kenshi babona mu buryo bubashobokeye, kurenza uko bategereza ibyishimo biterwa n'imbuto nziza berewe na bagenzi babo. Ubwo rero hari benshi babaho bivutsa ibyo byishimo bategereje imbuto bererwa n'abandi, aho kugira ngo bo ubwabo batangire bere imbuto zituma bashimisha Imana, bere n'imbuto zituma bashimisha abandi. Yesu ashimwe cyane. Kuko biravuga ngo imitima yanyu nitabacira imanza muratinyuka imbere y'Imana. Ariko atari imbere y'Imana gusa, ahubwo n'imbere ya bagenzi bacu. Mwishime rero, kandi ibyishimo byanyu bitagira ikintu na kimwe kibitangira. Reka dusenge kugira ngo mu byo turimo turanyuramo byose, mu byo turimo tureba, hatagira ikintu na kimwe kituvutsa ibyishimo byacu, ahubwo muri byose tube abashima kandi tube abishima. Reka dusenge.
turagushimira Imana kubw'ijambo ryawe kuko ritubwira ngo muri byose tubeho twishima kandi tubeho dushima. Dufashe rero kugira ngo ibyishimo byacu bitagira ikibikoma, mu izina rya Yesu, amen.